Gasebirege rero ari buriya nanjye mufiteho ikibazo kimeze gute. Ikibazo mufiteho hari igihe njya nkubona mu gihe gitoya ikindi gihe nkakubura ariko nkayoberwa ahantu warengeye kandi nkabona ahantu wagiye nkabona uvuye urakaye havuga se ko mu buzima busanzwe ko tuba tubana nkabona umeze neza nta kibazo ahantu katukagenda nkakubura ni hehe igituma uvayo warakaye biha byakugendekeye bite mbwira unsobanurire pe kuko mfite icyo kibazo. Araza ntagure n'icupa wenda ngo dusome ariko hari nazo ahubwo araza tukabona yarakaye. Kiba cyakurakaje ni iki ubu wagiye nk'ubu ngubu ndi kubona n'uyu munsi turi kumwe ndi kubona ntazi sinzi ikibazo wagize. Suzi ko amaze iminsi se yaragiye. Nagize ikibazo Kimeze gute? Gerageze kumbwira cyane numve kuko amatwi yanjye amaze iminsi. naragiye ngo ngiye gupagasa ngezeyo urupagaso ndapagasije ariko nari nsize hari umukobwa dufitanye ikibazo Byakwanze ntabwo aho komeza ntacyo. noneho umukobwa dufitanye ikibazo mbona ntabwo nakihanganira ndi hano mu Rwanda ndavuga nti nyamara tuzi neza ko byanga byakunda ushaka umutuza aca bugufi kandi ushaka gutuza nanone aritwararika. Ngezeyo ndapagashije reka da najya nibuka ikibazo nasize mfitanye n'uwo muntu umva ntabwo urupagaso rwanjye ruri kugenda neza. Ese iki kibazo ni ikibazo utavugira imbere ni ikibazo kimeze gute? Wari wamuteye inda yari yakwanze yari yakwibye amafaranga ahari yabikubwiye mbwira mu by'ukuri yabikubwiye ariko kubaza ntabwo yabimubwiye no se yarabimubwiye akaba ari kubikubaza. nagiye muteye wagiye umuteye noneho kuganira by'ejo yari yujuje imyaka none se ko ntarakubwira n'indi gihe nayitereye wareka ko turabigera. Noneho ngewe hambwiye ko namuteye nibuka ko n'akazu mbamo ncumbitse ndavuga reka nigeye Uganda nzaza byararangiye. Ngezeyo muri kwa gupagasa kwanjye mbona guhirwa nanone mfite nsize ibibazo bitakura ko kugaruka meze gutya. Ubivuze ngo waragiye urapagasa biranga utekereje n'ubundi ibyo wahunze anose ubwo cyangwa naho wageze naho utera yundi muntu ukaba ariyo mpamvu wagarutse ari guhunga ibindi bibazo. none bwo nigute wagenda ukajya ahantu Uhungeye ibibazo uhunze kubera umuntu wateye inda uruguhunga sibyo? Hadi ubundi uwo muntu wateye inda yari mwiza cyangwa wamuhunze kubera ko wabonye wayimuteye mu byo bw'impanuka. Hari abantu numvise ntabwo nahunze ububibi. hari ukuntu numvise umuntu agirira umuntu irari yumva amubona nyine gutya akabona nyine umuhanda none amara kugira agahita abona nyine bya bindi byatumaga mukunda atari byiza. None yagira n'umwaka uwo munsi bagize iri rimwe akabona yoteye nini ibyo birababaza kugira umuntu rimwe gusa ugahita unamutera. ariko birano koko birashoboka biranirwa hari abandi baba rimwe bibaho hari abantu bibaho. None nkibaza ngo yamuteye maze kumutera inda barahunze aragiye ageze iriya ageze naho ubwo nubwo kubikwepa naho ubwo wasanga naho yarageze agatera undi akaba ari mpamvu. None se nkamubaza ikibazo ko wagarutse noneho wumva ko uwo muntu mugiye kongera mukaba mwakomezanya ese wasanze akirina cyangwa nawe yabonye ibye nawe aragenda? Iyo menya ko yagiye cyakabimbwira ntabwo nari bugaruke ahubwo yambwiye ko nyamara nubwo yatwita inda yanjye nkayihunga ariko yanandarikiye. Noneho akimara kumbwira gutya ngo nindamuka ntongeye kukubona ungaruke iruhande iyi nda umwana wawe ntwitinde ishobora kuzavamo. Urupagaso rurambihira nkajya mura nigunza aho nicaye amarira akamanuka dore ngo nta mugabo ngo ngurira ngo amarira ashoke ku matama. Igihe yarazaga neza pe umwera bikandenga ibintu bikanyobera. Ndavuga nti rero ese nakoze icyaha cyo gutera inda nkore n'icyaha gutera inda itateganijwe burya nacyo ni icyaha. Uyu munsi wa none rero
niba usambanye ni icyaha, gutera inda nacyo ni icyaha, kuko ni ibintu ubukoze bibiri gusambana no gutera inda ntabwo ari kimwe. Ni bibiri, ni ibintu bibiri bitandukanye. Guteze buri uko ubikoze ntabwo ari guteraga inda. ko bateye ba mama inda tukavuka abo bakoze icyaha. ahubwo ngewe gusambana uko mbyumva, gusambana numva ko umuntu wese ubana n'umugore mu buryo butemewe uwo aba ari umusambanyi. noneho ubwo nkavuga ngo gutera indabyo ni nk'ibintu wenda ni nk'umugisha Imana ibihaye ibyo bintu muri gukora, urumva ikabiha umugisha kandi ari icyaha. No si Imana ihereza icyaha umugisha. Oya ntabwo gutera inda ari gukora icyaha, kandi umugabo ari kuvuga iyo impamvu byamubereye icyaha ni uko buriya we yaragiye atera umuntu inda atabishakaga, sibyo? noneho we buriya bitekereza barafata imuteye inda ntabishakaga, buriya uteye inda utabishakaga nyine uvuze ko ugize gute ubukoze nk'icyaha muri make. ariko iyo uteye umuntu inda ubishaka uyo nda nyine nta kibazo. buriya watera umuntu inda ubishaka, ubundi umuntu wamuvizira neza ukayimutera pe ukanamubwira uti ndayiguteye inagiye, ndetse n'ibiri umuhungu cyangwa umukobwa. hari ukuntu utera inda banasinze ni ikinyoma. iyo nda wasinze iba yujuje ubuziranenge. Nyine uvuga ngo iyo uteye umuntu inda wasinze iba yujuje ubuziranenge. ariko nyine ahantu atandukanira n'inda wateye udasinze kaza ntambara. reka ako kandi akavuka ari gatoya ntagatere. ariko ubwo nanone tukibaza ko tuzi abantu bahura basinze bakabyara ibiboke nabyo usanga ari ikibazo. noneho uwo mukobwa njye naraje nkigera intahambwiye gutya ibyo byose bakanavuga nta mukobwa we rero. ariko ubwo nkanamuteye inda nkanamusambanyije nkurikiye akayobe yari afite. yego kumbi ubukwe twahuriyemo ubwe uwo mukobwa namurebye mu kajoro sinamwitegeza, kumbi yari yaritukuje. ubwo bivuze ngo nagukunda n'abantu bitukuje. amaje gutwita aho ngarukiye mvuye mu rupagaso runyangiye nkubitanye nawe amaso ndamuyobera. nkajya numva ijwi n'ibyarinda ariko isura yo base wa mukobwa we wambeshye ngo naguteye inda, nkaba nzi uwo nasize ndyamanye nawe ko atari wowe bimeze bite. ngo ninjye nawe se nasize nteye umukobwa inda ufite inyi, ufite metero na santimetero 75. wa mukobwa we ko mbona ikintu kimwe, isura ntayo nkibona, kandi iyo sura uwo muntu nateye inda yaratukuye. uyu munsi wa none wowe ndabona wirabura, ngarega ngindango narayitwaye ingwa nabi ngituma ngo nirabura. urirabura uva ku gatsitsino ugeza mu maso wirabura. Nese nta kuntu mwari kongera. noneho buri muntu uyoboye yabonanye n'undi byanga byanoga ababa hari akantu bahuriraho. nta kuntu bagomba kumwatireka twongere numve neza niba yaba ari weho ko twahuye ninjoro tuvuye mu bukwe, cyangwa se niba hari ukuntu mwibese hari ukuntu abonye ubukwe bwabaye. ubundi abakobwa benshi uzabicunga niho tubomorera igihe cy'umupira wabaye. kwakunda abakobwa bagiye gufana umupira abenshi hari ahantu bakorera ibyaha byinshi cyane. ahantu habaye ubukwe bukageza nijoro, aho hantu abakobwa barahaye mbese biba byakaze. nibyo byamuze icyo gihe. ariko nayo niyo mpamvu ukunda ubukwe. oya ubukwe kuko ntakwibusha ibyo uba wagiyemo. ubukwe kiza cyane. ubukwe ugenda ukigiramo ibintu byinshi. bivuga ngo uzi ko hari n'umuntu ukora ubukwe bitewe n'uko abukoze aribwo bwa mbere naho hambere agiye ukajya gukanira kwiriza. ariko hari nasho byo kwiriza waba usanzwe ujya mu bukwe kwiriza se warabimenyereye. nta bantu ujya ukabona umuntu batamukubise. hari umugabo uya n'abagore umugabo urize w'abagari inkunguzi. hari umugabo yarize turi ahantu turi mu kabari. abantu baba batashe ubukwe bakagira birabi. none se ubundi ubukwe iyo mutashe ubukwe ngo ni ugushingira umukobwa ngo bagiye kubomana n'umuhungu, urumva? none se ubwo ngubwo nimba bagenda nyine mukabaherekeza bakajya kubomorana mutiganye ibyo bari gukora ngo mwe mwatashe ubukwe. ubundi iyo mico ntabwo ari iyo kujya, ntabwo ari iy'Abanyarwanda. reka nkubwire ubundi niba ugiye mu bukwe ahubwo gusa niba twavuga ngo wenda abantu bakoresha ubukwe bajya babusoza kare, hari ukuntu usanga ubukwe bugeze nka 2:00 z'ijoro kandi bwanabereye ahantu kure y'ahantu abantu bari butahe.
niho hantu nabonye njye hari ahantu nagiye mbona abantu bari kwesurana mu masaha y'ijoro muri mu biki koko turi mu byishimo ibyishimo se ko nyir'ubukwe yabuteguye ari ushaka ibyishimo kuko ariyo mpamvu yabatumiye mwewe mwaje kwishimishiriza mu bukwe bw'abandi si byose ntagiye gukoresha ubukwe bwanyu ubundi usanga wenda ku kantu mwigatindaho amarira yawe hari ababa yaviriyemo guseka ariko uyu munsi wa none ushaka kugira ibyago wamara kugira ibyago ku bamotari babigiramo inyungu kuko impamvu uyu munsi wa none niba umumotari ku munsi yatwaraga abagenzi 5 haba ibibazo muri ako gace umumotari ukorera makeya si nka 20 cyangwa 30 bivuze ngo rero ubwawe wowe icyukerubira cyangwa se icyuyubira yego gishobora kutakungukira ariko hari undi uba wungukiye muri cya cyo wagize gute wabize amarira yawe uri kuri uyu munsi wa none hari undi yabereye ibyishimo uyu munsi rero ariko tukanibutsa da iyo usetse cyane ugaseka ukagera kuri cya kigero twita gukwenkwenuka uri gusatira amarira uri gusatira amarira ni ibintu bibiri bituranye kwishima ni byiza ariko iyo wishimye ukarengerera iyo uri umusore cyangwa umugabo bishobora kuza kukuviramo gufungwa cyangwa se kurara nabi ariko nanone iyo ubabaye bikajya kuri cya kigero nanone cy'umurengero hashobora kuvamo gukora ikibi cyangwa se wowe ukagira bikakuba nabi cyangwa kwiyahura kwiyahura ntabwo ari akantu kari sawa wo kwiyahura mbifata nk'igikorwa cy'ubugwari kwiyahura byo n'umuntu wiyahuye ubundi ni uko nta kundi kuntu umuntu yabigenza ubundi bakaba bareba abantu bamushira akarebwa n'inyamaswa cyangwa se bakamusya kugira ngo ababare cyane nubwo yapfuye ariko noneho bakamwongerera kugira ngo apfe neza uri umuntu yiyahuye bakajya babaza ibyo bintu itegeko dufite mu Rwanda ntabwo ribyemera nta muntu witwa kabiri umuntu yapfuye abapfuye rimwe igisigaye no kumushyingura mu cyubahiro cyangwa se ukamutegurira hajya mu cyubahiro uyu munsi wa none ibyo ngibyo iyo tugiye mu bintu bijya gusa n'amategeko cyangwa se by'ikintu mu igazeti ya leta ntabwo birimo ahubwo iyo ukoreye umuntu ikosa ryo kumwangiriza n'ubundi yapfuye ukavuga ngo wenda umuciyeho urugingo tubyita iyicarubozo uba uri kumushinyagurira wowe ubwawe iyo ufashwe bagukatira nk'uwagize gute nkaho ari we wamwishe rero mu gihe cyo kwirinda ibyo ngibyo nta kibazo na kimwe gishobora kubaho cyatuma ngenera ariko se ko numva ngo kwiyahura nabyo ni ibintu by'ibisekuru hari umuntu wabona kwiyahura mu muryango wabo ukurikiranye nta wundi wigeze kwiyahura biriya bintu rero mbona ari nk'abantu ba kera babagarutse buriya basa nk'aho uriya muntu wiyahura bamugarukamo ni imiterekero ni ibintu basa nk'abamwoherereza ubu se ko igihe twabereyeho ibibazo twahuye nabyo ko ntatekereza kwiyahura ko bitari byanzamo ko n'umuntu n'ubana bimbwira uko wabigenza kose hari impamvu so ubuntu utaziyahura hari impamvu biba kuri ibyo bintu natwe ubwacu tutaramenya neza ariko mu by'ukuri ndashaka kugira ngo nkumenyeshe ko kwiyahura k'umuntu uwo muntu namupimye agihagaze atari yiyahura ukamupima usanga umutima uba woroshye burya umuntu ntabwo yiyahura ari uko ibibazo byamurenze ibibazo birenze ntabwo yiyahura byamurenze agisha inama byaba ngombwa ibibazo bimurengeye nshobora kuba mfite ibibazo by'umudamu wawe yego cyangwa se by'inshuti yanjye iyo bigenze gutyo rero nkabona ibyo bibazo by'umudamu wanjye bishobora kumviramo gukora ikibi ndahunga nkajya kure ye kugira nitekerezeho ntari kumwe nawe nkazagaruka naramaze gucururuka ubundi abanyarwanda baca imigani igenda isanga igaruka mu bintu duhura nabyo ngo uvuga batarabona umuntu uri buhure n'akabazo akavugagura cyane ntabwo aba arahura n'ibibazo rero umutima utarahura n'ibikomeye ntabwo wakomera uyu munsi wa none reka nkubwize ukuri icyo kintu mujye mukirebaho neza ntabwo umuntu wese ufite hari abafite uyu munsi wa none hari umuntu uyu munsi wa none waterejwe cyamunara yego cy'igipangu yari afite aricyo hari abapangayi bamurihira abana ku ishuri
harimo umuryango wari huba, ugasanga ibintu byose byari bimutunze byari bikubiye hehe muri icyo gipangu, ariko ku bw'akadeni yagiye gufata yibwira ngo ni gatazakishyura, kakaba gatumye uyu munsi wa none bamutereza cyamunara. Uwo muntu icyo kibazo ntago kiremereye, ariko kuri icyo kiba kiremereye katiyahuye. Hari n'ikindi kintu njyewe maze iminsi ako kwiyahura n'ubujiji. Icyo kintu maze iminsi ndi gutekereza. Tuzi neza ko wenda iki gihe ikoranabuhanga rirakataje riri imbere cyane, ariko hari ibintu nsigaye mbona nkabona umuntu araguhamagaye arakubwiye ati wenda nimero ya cash power yawe, njye ndi umukozi wa REG, ndi kubona cash power yawe, ndi kubona basigaye baguhereza umuriro mukeya, none nageraga ngo umbwire nimero ya cash power cyangwa nimero y'irangamuntu turi twagusha muri system, noneho uzajya ubona umuriro mwinshi, sibyo? Ukamusobanurira. Ese ntibaza ngo aho hantu nyine kutuzi neza ko dukoresha ikoranabuhanga, niba ari company ya MTN uwo muntu ari gukoresha ari gushaka gutuburira MTN, byanga byanonga ibiri kubyumva cyangwa se biri no kubibona ko umuntu ari gushaka gutubura, nta kuntu habaho nk'ubuvugizi nk'abo bantu baba bakoresha amatelefone bari kuyavugira, bari gukora ibintu by'ubutubuzi. MTN ikazajya ikorana na REB cyangwa n'ubuyobozi bwa hafi aho ko ibiri kureba n'umunara w'ahantu ibyo bintu biri kubera, abo bantu bakazajya babafata byenda tukagabanya ubutubuzi buhari mu gihugu. Ibyo bintu mu Rwanda bigeze kuri ikoranabuhanga rifashe ibyo bintu byose biba bikagenda bavuga ngo runaka yakoze ibi, runaka yakoze ibi. Iyi si gereza y'abanyeyi, kuko telefone zikorerwaho amakosa menshi arenze n'ubutubuzi, kandi ibintu byinshi bikorwa kuri telefone. Buriya njye namaze kubibona, bari abantu bakoresha internet izi ngizi zitugenzura n'amasimukadi na MTN bameze nk'Imana. Buriya Imana ugiye ukora icyaha pa igakubita, wasambana pa igakubita, abantu yabamara. Niyo mpamvu buriya na MTN igiye ifata utwo dukosa twose katurundanya, ukoze ako bagakubita muri gereza, ukoze utwo bagakubita muri gereza. Iyi si yasigaraho ubusa, ariko ubundi niba bamara muri gereza, niba ako kantu mujye mukarebaho neza. Ubundi REB uyu munsi wa none muri uyu mwaka dushoje yagaruje abantu bagera mu 1000 cyangwa se hejuru yacyo, amatelefone yabo bagiye bafata muri ubwo buryo. Yego, ariko mu by'ukuri niba uri umuntu w'umugabo, umuntu akaguhamagara ngo ndabona ngo cash power yawe ngo umuriro ngo ari mukeya, ngo wa mugabo ngo nagushyira muri system nkajya nkohereza umuriro mwinshi. Yego, uri umugabo bakagutegeka kuguha umuriro wabye, ntabwo ari gutyo bakoresha. Nuvanga abateka mutwe nyine ahamagara umuntu nagushyire muri system uhabwa umuriro, ngo uzajye none uhugura umuriro nyine none baguhe nite nyinshi. Ariko niba mubyumva gutyo rero akakubwira imibare ukanda, sibyo? Ahubwo nkavuga ngo bantu bazakurikirana ino video, umuntu niba ubona umuntu aguhamagaye mu by'ukuri akakubwira ibintu ngo urakana kuri telefone yawe, ese kuki utatekereza izo mpuhwe ari kukugirira? Kuki utareba kure muvuga ati izi mpuhwe ari kungirira atananzi uyu mutazira ugira ayo makenga nawe ukemera ugakanda? Ijya nkubwiza ukuri, abo bantu umuntu wese uzajya ahamagara umuturage cyangwa uhamagara umuntu wara wese ukabona ufashe telefone nimero nyizo kumara kukubwira ngo noneho hariho n'abantu babwira ngo wenda waba hari nk'umuntu ufite nko muri gereza cyangwa se uri kwa muganga, oya ko umuntu arwamagaye ngo ngewe ndi umucamanza mukuru, ngo ngende umwavoka, ikibazo cyawe cyangwa ngende afande ikibazo cyawe ngo gutya na gutya, muragira ngo nyohereza amafaranga aho ngaho ngo ngigufashemo. Ntibaza ngo uwo muntu uguhamagaye yitirira ibyo byose, wowe ukemera ugafata amafaranga ukayohereza, uri kuyoherereza umuntu utazi. Kuki utamusaba uti niba bishoboka ngwino mu gace ntuyemo tugirana amasezerano tuyandike uyasinye, ugirana amasezerano na fani umucamanza none se ahubwo reka mbanze ngo umucamanza abari mu ibyo nibyandi muvuze ngo kunyohereza nje umuriro mwinshi, umuntu agiye kwa muganga akamusanga umuriro mwinshi babyagenze
aba yarwaye aba yarebye. none se wagumanya akariro gakeya uwo mwinshi ukawureka kutera uburwayi None se umuriro mwinshi umuntu uvamo malari. None se umuriro kandi ari uri ngo baraguhamagara ngo bazaguhamagara ngo bakongerera umuriro njye umuriro mwinshi umuriro use mwebwe mugiye gufata umuriro wo mu mubiri mugeranye n'uwo kuri kashi ko gasibirege igihe amaze yaragiye yagarukanye ibintu ntazi. Ngewe reka mbabwire mw'abantu n'umuriro w'umuntu biratandukanye. None se nguhamagara umuganga wawe ngo umuriro wawe ngo ni muke, ariko niba n'imiriro dufite dukoze hitugejeje habi mushaka ngo babogeze volume ntabwo byakunda. None bijyene ngo umucamanza ngo njyarampamagaye njye nkibona nomero ukambwa ngo umucamanza nagukubye wakongera ubwo nazinze ubwa gatatu mba nagiye basubiye mu Buganda. Ntabwo ngewe umucamanza ndamwitaba ngo bigende. Ariko mu gihe umaze uri Uganda reka nkubaza akabazo njya numva Uganda bajya bavuga